Mbanje kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Amazina Live, kuba mudukurikirana igiciro kinini ndabashimira cyane. Njye mwumva kandi ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Yvonne. Uyu munsi nabategura izina ryiza cyane rikunzwe kandi rigezweho rihabwa umwana w'umuhungu ari ryo Logan. Reka turebere hamwe inkomoko y'izina Logan, zimwe mu mbaraga zabo, intege nke zabo, bimwe mu byo bakunda ndetse n'ibyo banga, imyitwarire yabo ndetse n'ibibaranga. Gusa gukora subscribe kugira ntujye ucikwa n'ibi biganiro. Guhaye ikaze. Logan risobanura umuntu ukomeye, ufite imbaraga n'ubutwari. Mu rurimi rw'Ikiparisi, ijambo Logan risobanura amavuta, nk'ikimenyetso cy'ubutunzi, ubwiza n'uburambe. Bityo Logan ishobora gusobanura umuntu ukomeye, ufite agaciro kandi ufite ubuzima burambye n'ubwiza. Ubusobanuro bw'izina Logan. Logan ni izina rigaragaza imbaraga, ubutwari n'agaciro, rishyira hamwe nk'imbaraga, ubutwari, uburambe n'ubwiza. Reka turebere hamwe bimwe mu byo ba Logan bakunda. Ba Logan bakunda gutsinda no kuba aba mbere. Ba Logan kandi bakunda ibintu bigaragaza imbaraga zabo nka siporo, business and leadership. Ba Logan nanone bakunda kwigenga no kwifatira ibyemezo. Logan akunda kurinda abandi no kuba umurinzi w'umuryango we. Logan kandi akunda gukora ibintu bigaragara. Reka turebere hamwe none ibyo ba Logan banga. Ba Logan banga guteshwa agaciro, gutegekwa cyane cyangwa kubuzwa ubuzima bwiza. Ba Logan nanone banga kubuzwa kwigenga, kunanirwa no gutekereza cyane. Ba Logan kandi banga gutakaza izina ryabo. Abantu b'ubunebwe ntibabakunda. Logan ntakunda kubeshywa cyangwa guhemukirwa. Zimwe mu mbaraga zabo, ba Logan usanga bafite imbaraga z'umutima n'umubiri. Bagira ubutwari no gufata ibyemezo byihuse. Logan kandi aba afite ubushishozi n'ubushobozi bwo kuyobora abandi. Logan akunda kwiyemeza kugeza ku ntego ze. Ba Logan kandi bagira imbaraga zo kwizera cyane ndetse no kwiyizera. Zimwe mu ntege nke zabo, ba Logan bakunda gutekereza cyane, kwihutira ibyemezo bitatekerejweho, kutihangana mu bihe bimwe na bimwe. Ba Logan kandi barangwa no kutemera amakosa yabo byoroshye. Ba Logan bakunda gukora byose bonyine, mbese barikunda. Imwe mu myitwarire ya ba Logan cyangwa bimwe mu bibaranga, ba Logan ni abantu bafite ubukomezi bw'icyerekezo, bakunda kuba aba mbere no kuyobora, bafite umutima w'ubutwari n'uburinzi. Ba Logan kandi barangwa n'ubushishozi no gushobora kuba abayobozi beza cyangwa bakora business ikomeye. Ba Logan kandi bakeneye kwiga, kwihangana no kumva ibitekerezo by'abandi. Mu buryo bwimbitse, Logan ni izina ry'umuntu ukomeye, ufite ubutwari n'icyizere, ariko akeneye kugabanya kwihuta no kwiyemera mu bitekerezo by'abandi. Izina Logan naho rirangiriye. Niba wakunze iyi video, nagusaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Tukazahura mu kiganiro gitaha. Nimugire ibihe byiza.